Yesu ashimwe bene data, nongeye kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abane namwe, muri kumwe na Mukundwa Marie Chantal. Tugiye gusangira rero ijambo ry'Imana ryanditse muri Samweli wa mbere, igice cya mbere umurongo wa 3. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana rivuga ngo ese ni iki kikujyana imbere y'Imana? Impamvu ki ituma ujya mu nzu y'Imana? Nicyo tugiye gusangira, nicyo tugiye kuganiraho. Reka dusome mu izina rya Yesu. Samweli wa mbere igice cya mbere umurongo wa 3. Uwo mugabo yajyaga ava mu mudugudu w'iwabo, uko umwaka utashye akajya i Shilo gusenga no gutambira Uwiteka Nyiringabo ibitambo, kandi bene Eli bombi, Hofuni na Finehasi, abatambyi b'Uwiteka, niho babaga. Umunsi Elukana yatambaga ibitambo, yendaga imigabane akayiha umugore we Penina n'abahungu be n'abakobwa be, ariko Hana yamuhaga imigabane kuko yamuhaga 2 kuko yamukundaga. Ariko rero Uwiteka yari yamuzibye inda ibyara, kandi mukeba we yajyaga amubabaza cyane, akamutera agahinda kuko Uwiteka yamuzibye inda ibyara. Uko niko umugabo we yagenzaga uko umwaka utashye, kandi iyo yajyaga mu nzu y'Uwiteka mukeba we yamubabazaga atyo, nicyo cyamurizaga akanga kurya. Maze umugabo we Elukana aramubaza ati, urarizwa n'iki Hana? Ni iki kikubuza kurya, kandi ni iki kiguhagarika umutima? Mbese sinkurutira abana b'abahungu 10? Haleluya. Dusomye ijambo ry'Imana ririmo vugamo abantu batandukanye. Hari umugabo witwa Elukana, batubwiyemo abagore be 2, umwe witwaga Penina, undi akitwa Hana. Harimo abahungu n'abakobwa. Abahungu n'abakobwa bari abana ba Penina yarafitanye na Elukana, gusa bo ntabwo batubwiye amazina yabo. Ariko icyo batubwiye ni uko ngo buri gihe uko umwaka utashye Elukana yajyaga ajyana umuryango we wose, abagore bombi n'abana be abakobwa n'abahungu, akabajyana mu nzu y'Imana. Icya mbere yabaga agiye gusenga, agiye no gutamba ibitambo by'ishimwe ry'uko bari amahoro, cyo gushima Imana. Biritweretse ko nubwo yatwaraga abagore bombi, uwitwa Penina buri gihe uko bagendaga ngo yajyaga afata igihe cyo gushinyagurira Hana, akamubwira amagambo amubabaza, akamutera agahinda ngo kuko we atari yarabyaye. Kandi biritweretse neza yuko ubwo bugumba bwa Hana ari Imana ngo yamuzibye inda ibyara. Burya rero mu buzima tujya tugira ibibazo rimwe na rimwe. Hari imyitwarire yacu ishobora gutuma tugira ingaruka z'ibyo uburyo twitwara. Hari igihe bagenzi bacu bashaka kudukorera ibintu bitari byiza, ariko hari n'ibyago, ibigeragezo bikomeye bitugeraho Imana yabigizemo uruhare, ariyo yabiteye. Rero ubugumba bwa Hana biritubwiye ko Imana ariyo yamuzibye inda ibyara. Rero uyu mugore igihe uko umwaka utashye, ubwo abandi bajyaga mu nzu y'Imana bishimye bagiye kwishima, dore ko biritweretse ko ngo bajyagaho bakagenda bakarya bakanywa. Ni ukuvuga ngo buri mwaka byagombaga ari igihe cyo kwishima. Nk'uko uyu munsi nanone iyo umwaka utashye abantu bishyira hamwe, abakristo bagasangira Noheli, bakanezerwa. Ni igihe abantu barya neza, yewe n'abari basanzwe batagira ibyo barya hari igihe bavuga ati reka tuzarye ibiryo bidasanzwe kuri Christmas, bakambara imyenda mishyashya, abantu bagasabana nk'imiryango. Cyane cyane ni igihe cyo kugira ngo abantu bicare hamwe, basangire, baganire, baryoherwe, yewe bakagana ku gihe ibihe byatambutse, bagasubiza amaso inyuma bakareba umwaka ushize se byagenze bite, hari ibyiza Imana yakozemo bakwiye kwishimira, ese bitaragezweho nabyo bakaba umwaka utaha bakaba banabigarura. Rero ntabwo biri tubwire imyaka Hana yamaze mu bugumba, ariko ikigaragara ni uko harashize igihe kirekire. Rero kuri Hana we buri mwaka n'igihe nibwo yagiraga agahinda gatangaje gatandukanye n'indi myaka yose. Abandi bagabo baje gushima, Bibiliya yatweretse ko ngo Elukana yajyaga aha umugabane buri muntu wese kugira ngo agire cyangwa se tuvuge ko ari nk'ituro yazaga gutura Imana, ariko ngo Hana we yahabwaga imigabane 2,
kubera iki? Kubera ko umugabo we Rukana yamukundaga cyane kurenza uko akunda mukeba we Penina. Ariko nuko byari bimeze gutyo, urwo rukundo Hana yahabwaga ntago rwamurutiraga agahinda afite. Bivuga ko nababwiye ngo ugomba kumenya impamvu, ese ni iyihe mpamvu ikujyana mu nzu y'Imana? Mu nzu y'Imana tugenda tugiye gusenga, ibyo birazwi. Mu nzu y'Imana umuntu agenda agiye gushima, iyo ufite amashimwe. Mu nzu y'Imana ushobora kujya mugiye gutanga ubuhamya bw'ibyo Imana yagukoreye. Mu nzu y'Imana ushobora kugenda ugiye guhigura umuhigo cyangwa guhiga, byose birashoboka. Hari n'abajya mu nzu y'Imana kubera ko uwo munsi ari umunsi umuntu abantu bambara neza bajya guhura na bagenzi babo. Burya impamvu zijyana abantu mu nzu y'Imana ni impamvu zitandukanye. Hari uwambara neza akagenda akavuga ati naguze akenda gashyashya, uyu munsi nta handi abantu bazabibonera mu minsi y'imibyizi umuntu aba yagiye mu kazi, reka nambare neza ngende n'abandi baze kubibona ko nambaye neza. Cyangwa se hari abantu twari dukumburanye tudapfa guhura ariko ndabizi neza nijya ku rusengero ndi buhure nabo. Ibyo nabyo akaba ari rien de la contre, ahantu abantu bagomba guhurira. Rero nababwiye ngo impamvu zikujyana imbere y'Imana, impamvu ziba zitandukanye. Yewe hari n'abajyanwa kugenda kuko abandi bagiye, tuvuge nk'abana ba Elukana, kubera ko uko umwaka utashye byari akamenyero, byari umuhango w'uko afata umuryango we bakagenda bakajya imbere y'Imana. Birashoboka ko hari abahungu n'abakobwa be bo bagendaga byo kugenda kuko famiye igiye, ntacyo bagiye gusaba Imana, nta n'icyo bagiye kwishimira, bakagenda muri icyo kigare. Hari abantu iyo bajya imbere y'Imana bagiye mu kigare utazi ikikujyanye. Ni byiza ko ubundi wakagombye guhaguruka mu rugo, yewe ukagambira kujya mu nzu y'Imana ufite impamvu, ufite papasi, ufite intego, uvuga uti uyu munsi ndajya mu nzu y'Imana. Ese ugiye gusenga? Ese ugiye gushima? Ese ugiye kuyiramya no kuyihimbaza? Kuko hari igihe umuntu ushobora kuvuga uti ngiye kuramya Imana mu nzu y'Imana, mu kuyiramya no mu kuyihimbaza haza ubwiza bw'Imana, kandi iyo Imana yamanutse itanga ibisubizo, yewe n'ibyo utasengeye ukaba wanabibona. Ikikuru ni uko wagombye kujyana umutima wawe umenetse imbere y'Imana. Rero iki gihe ubwo bano bantu bagendaga mu nzu y'Imana, Hana we byari igihe buri mwaka byo kugira ngo ababare, arire, yari afite agahinda n'umubabaro by'indengakamere. Ni ukuvuga ngo uko umwaka utashye we yibutswaga ko nta bana afite. Erega wumva ukuntu ikintu gitangaje, we cyari igihe cy'agahinda, ariko umugabo aramuga ati se wa mugore we Hana urarizwa n'iki? Sinkurutira abahungu 10? Umugabo yumvaga ko urukundo amukunda rumuhagije, ko nta kindi kintu yakagombye kuba aririra kuko akunzwe. Rero abagore baba bakeneye gukundwa no gukundwa akaza n'ibyo. Ariko ubu uri umubyeyi, uri umugore washatse, wumva wakagize n'abana, dore ko yari afite na mukeba umwibutsa, umushinyagurira ngo umutera agahinda ku buryo bugeze ku rugero. Ariko umunsi wabaye umwe, umunsi wabaye umwe, nubwo yari asanzwe ajya mu nzu y'Imana akarira, ariko yagize igihe noneho aravuga ati noneho aragenda, arasiga barimo kurya no kunywa, aragenda ajya kwiherera imbere y'Imana, aragenda ngo ajya gusuka amarira yose hanze, amaganya y'umutima we yose ayasuka hanze, ayasuka imbere y'Imana. Bibiliya itubwira ko ngo yarariraga cyane, akaririra Imana, ariko ngo ntabwo amagambo yasohokaga iminwa, ahubwo yayikubitaga iminwa ku buryo umureba yashobora kwibwira ko yasaze. Ari nabwo Heli yamubwiye ati wa mugore we uzageza he isindwe ryawe? Wagabanyije vino yawe. Abantu rero burya umuntu ashobora kubona umuntu atambuka, ukabona umuntu agenda yivugisha ukagira ngo yarasaze koko, kandi ari amaganya yarenze umutima we, yasobetse umutima we, ari agahinda gakabije. Ikibazo hano yari afite, iyo umugabo ashobora kugikemura ashobora kugikemura, ariko ntiyari abishoboye. Hari ibibazo duhura nabyo ubwacu tudashobora ku kintu tubihinduraho na kimwe, ahubwo ari Imana yonyine. Ibibazo by'ubugumba Hana yari afite nta ruhare yari abifitemo, umugabo nta ruhare yari abifitemo. Birashoboka ko yari yaranivuje ariko bikanga. Ariko umunsi wabaye umwe, uwo mwaka utandukana n'indi myaka yose, aragenda ajya kurira Imana, ahiga umuhigo, Imana iramwumva. Nuko ngo asubiye mu rugo aryamana n'umugabo we, arasama. Umwaka utaha ukurikiyeho ngo abandi bagarutse mu nzu y'Imana baje kugira gute, nk'uko byari bisanzwe. Hari ibintu biba akamenyero mu buzima, umuntu agahora ari akamenyero kujya gusenga, ukagaruka mu rugo ukajya gutanga ibitambo cyangwa n'amaturo asanzwe, bikaba nabyo ari nk'ibintu by'akamenyero, nta kintu gishyashya. Ariko ngo bo igihe umwaka utashye baragarutse nabo bagaruka mu nzu y'Imana nk'uko byari bisanzwe, bazanywe no gusenga, bazanywe no kongera gutamba ibitambo nk'uko byari bisanzwe, ariko ngo Hana we ntiyigeze aza. Tubisomye muri Samweli wa mbere
ibice bibiri umurongo waho wa kabiri, Bibiliya itubwira uburyo ki ngo Hana yagarutse imbere y'Imana, agaruka aje gushima Imana. Ngo maze Hana arasenga ati, umutima wanjye wishimire Uwiteka, ihembe ryanjye rishyirwe hejuru n'Uwiteka, akanwa kanjye kagukiye ku banzi banjye, kuko nejejwe n'agakiza kawe. Amen. Haleluya. Erega ngo hari kurira kwararira umuntu ngo bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Nababwiye ngo hari imyaka yari itambutse uyu mudamu Hana arizwa no kuba ingumba, ariko igihe cyarageze, umwaka igihe kiragera, aza kubyara umwana. Yari afite umunezero w'indengakamere. Ibaze ko Bibiri tubwira ko Penina yari afite abana benshi, abahungu n'abakobwa, ariko Hana we yari abyaye umwana umwe, agaruka imbere abandi baragiye ngo bajya gushima, aravuga ati mureke umwana wanjye acuke, nahize ko namara gucuka nzamujyana mu nzu y'Imana, akaba mu nzu ye iteka agakorera Imana. We rero nta nubwo yarindiye kugira abahungu 10 ngo agire abahungu 7, ahubwo umwe yari abonye nta nubwo yamugundiriye, ahubwo yaravuze ati musubije imbere y'Imana. Nicyo nari narasabye, nicyo nasabye, ni ukwitwa umubyeyi, none ndabibonye. Kabone nubwo ntamugumisha mu rugo ngo ajye amvomera amazi, kabone nubwo ntamugumisha mu rugo ngo njye kumutuma udukwi cyangwa agire utundi turimo, cyangwa tujye tunaganira nanjye mbone umuntu unganiriza. Urumva uyu mugabo ugore hano yari afite agahinda gakomeye, ariko ngo uko yari yahize umuhigo yarawuhiguye. Wa mwana Samweli yabonye arongera amugarura mbere y'Imana. Ese wowe birashoboka ko mu ntangiriro z'uyu mwaka hari ibintu wasengeye urahiga umuhigo, Imana iragusubiza? Wowe urimo kumva muri kano kanya, uyu mwanya uba umwanya wo kugira ngo wongere witekerezeho. Ese birashoboka ko hari abantu iyo umwaka urangiye n'undi ugataha bajya bafata akarine bakandika, akavuga, akagira ibintu asaba Imana, akagira intego, akagira umugambi, avuga ati muri uyu mwaka ndasaba Imana ibintu ibi n'ibi n'ibi n'ibi, muri uyu mwaka ndifuza kugera ku bintu runaka. Iyo umwaka urangiye urongera ugatikinga ukavuga uti iki Imana yaragikoze, iki Imana yaragikoze, iki Imana yaragikoze. Rero hari igihe abantu ushobora no usubizwe ibintu 9 kimwe cyaba kitarashubijwe, icyo kigatuma wumva utagombye kugaruka imbere y'Imana, cyangwa se ukumva urakariye Imana, yewe rimwe na rimwe ntunabibone, ntubone ko ari icyo Imana yakoze. Rero uyu mwaka tugiye kurangiza umwaka wa 2023, tugiye gutangira 2024. Subiza amaso inyuma, wongera wirebe, wongera witekerezeho, ibuka ibyo wasengeye kuva kuri kimwe kugera kuri bingahe. Ese ko Imana ishobora kuba yanagushubije ikirenze kimwe, waba waragize igihe cyo kugaruka imbere y'Imana ukagaruka gushima, cyangwa se bimeze bite? Biranashoboka yuko umwaka ugeze n'undi ibyo wasengeye utarabisubijwe. Birashoboka ko watangiye umwaka urira, uri mu marira n'agahinda, ukaba ugaragara ko ugiye kuwurangiza, n'ubundi ibyo wasengeraga utarabisubijwe, n'ubundi nta kigeze gihinduka mu buzima bwawe. Ariko niba ari uko bimeze, haracyasigaye iminsi mike, genda ujya imbere y'Imana. Wenda wajyanaga n'abandi, wenda wagendaga mu kigare, fata umwanya wawe ugende wiherere wenyine n'Imana yawe, ugende usuka amarira n'agahinda imbere y'Imana. Yewe nibishoboka uhigwe n'umuhigo. Erega birashoboka kuko uyu mwaka utararangira, cyangwa se mu ntangiriro z'utaha Imana yakwibuka nawe, umwaka utaha ukazaba ufite amashimwe. Nicyo nkwifuriza. Ariko niba hari icyo Imana yakoze, garuka imbere y'Imana zo kwishimira. Niba hari icyo Imana yakoze, garuka bwira abandi ubuhamya bw'imirimo n'ibitangaza Imana ikora. Ariko niba ufite n'agahinda n'umubabaro, yewe rimwe na rimwe atari wowe wanabyite, ari iby'Imana yabigizemo uruhare, erega hari ishobora kuba yarabikoze kugira ngo ikuremere amashimwe, kugira ngo umwaka utaha nk'iki gihe, kugira ngo mu minsi izaza nawe uzakomeze abandi, kugira ngo mu minsi izaza uzabone imbaraga z'Imana n'urukundo rw'Imana kuruta uko warubonaga. Imana iragukunda, Imana ntirobanura ku butoni. Yasubije Hana mu gihe kirekire, nayo ibasha kugusubiza. Ariko nigusubiza nabwo wibuke kwishimira. Erega nanone birashoboka ko waba ufite umutima nk'uwa Penina. Penina Bibiri tubwira ko ngo yari umuntu wahoraga atera agahinda mukeba we. Ese ubana n'abandi gute? Ese aho nubona abantu bari mu bibazo, waho kugira ngo bakomeze ukabashinyagurira? Niba bimeze gutyo, wihane wisubireho, kuko igihe kiragira Imana ikibuka na bagenzi wawe. Si byiza ko tugira umutima wa Penina, ahubwo ni byiza yuko tugira umutima niba hari bagenzi bacu bafite ibibazo, niba batarashubijwe, wowe ukaba warahiriwe, ntabwo ari igihe cyo kugira ngo ubakore ku itama, cyangwa se ubashinganire inzara, cyangwa se ubabwire amagambo abakomeretsa, kuko iby'Imana ntibikunda. Wibuke ko igihe cyageze Hana agasubizwa, agahabwa Samweli, kandi nyuma ya Samweli hawe n'abandi bana. Haracyari ibyiringiro ngo hari kurira kwararira umuntu, bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Ndangije mbifuriza kugira Noheli nziza, no kwifuriza umwaka mushya muhire wa 2024. Imana iduhana umugisha.